Ureba ibigega bibiri kuri kamera zanyu, bino bigega bibiri muri kureba hano kuri kamera zanyu ni ibya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu mujyi wa Kigali, cyane cyane uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Wasake kongera kwisegura ku bantu babuze amazi mu kwezi kwa karindwi ku itariki isanga 15, ikongera kubabwira yuko ntago bazongera kubura amazi ukundi kubera ko ibigega yabyongereye, bivuze yuko imiyoboro y'amazi ubu ngubu irafunguye, bivuze yuko mwese mu marobine yanyu amazi arimo. Yongera kwibutsa abafite ibigega kujya bavomera ibigega byabo hakiri kare, kubera ko mw'iki gihe bari kongera ibitembo kugira ngo abaturage bajye babona amazi azajya abura mu minota 30 yongera agaruke mu yindi minota 30. bivuze ngo Wasake yashyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda. Iri tangazo Wasake yashyize hanze riragira riti: bantu bose mutuye Kanombe, Kibagabaga, Kicukiro ndetse na Kabeza, mwese uba amazi mu marobine yanyu arimo, nimba mufite ibigega nimuvomere ibigega byanyu mutazabura amazi, kubera ko kuwa gatanu amazi azabura mu masaha ashira saa 10 yongere kugaruka saa 12 z'umugoroba, kubera ko bazaba barimo bagura imiyoboro y'amazi. Bivuze ngo igitembo giherereye mu Nzove kigemurira umujyi wa Kigali cyari cyarapfuye cyangwa cyari cyarasadutse bitewe nuko cyangijwe, bituma amazi atagera mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo iki gitembo tayari barangije kugikora cyangwa barangije kugikora neza kugira ngo amazi azajya agera ku baturage. Irindi tangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi mu gihugu cy'u Rwanda, REG yatangaje yuko imaze guhereza umuriro abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse iyi ni incamake y'amakuru, niba aribwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo ni irya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake yagaragaje ko abantu babuze amazi mu kwezi kwa munani ku itariki zisanga 12, yongeye kubisegura ivuga yuko igitembo gituruka mu Nzove kigemurira umujyi wa Kigali cyari cyaracitse, ariko ubu ngubu bakaba baragisanye. Bivuze yuko rero ubu umujyi wa Kigali ufite amazi, ndetse abaturage batuye Kanombe, Kabeza, Kicukiro ndetse na Rusororo barongera kwibutswa kuvomera mu bigega byabo, kubera ko kuwa gatanu amazi azabura kuva saa 8 za nimugoroba kugera saa 9 za nimugoroba, ubwo saa 10 aribwo amazi azagaruka. Nanone iri ni itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi mu gihugu cy'u Rwanda. REG yatangaje ko imaze guhereza abaturage umuriro 99% habura 1%, ariko rero rimwe ribura 1% riri kubura, nabo bahashyize amapoto barenda kuhashyira umuriro. REG yavuze ko mu mwaka wa 2026 abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda bose bazaba bafite umuriro. Nanone ni itangazo rya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. NESA yatangaje ko abanyeshuri bazatangira ku itariki zisanga 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. NESA yongeye kwibutsa abarezi ndetse n'abarimu bigisha abana bagiye kuzatangira ku itariki zisanga 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. cyane cyane iri tangazo rirareba abarezi b'abana, ndavuga ababyeyi b'abanyeshuri. Ababyeyi b'abanyeshuri basabwa kugurira abana babo ibikoresho, cyane cyane abatsinze ku rwego rwisumbuye rw'umwaka wa 6 w'amashuri abanza, ndavuga mu wa 6 segonderi, bahawe buruse za leta bazajya kwiga mu bigo bya leta. Bamwe bazishyurira ibikoresho cyangwa bamwe bazizanira ibikoresho. Abaje mu cyiciro cya mbere bazahabwa buruse ya leta bajye biga banahembwa amafaranga ahwanye n'ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse abaje mu cyiciro cya kabiri nabwo bazahabwa buruse, hari indi buruse nabo ibateganyirije. No kuvuga ngo NESA yongeye kwibutsa ababyeyi b'abanyeshuri gutangira kwitegura uburyo ki abana bazaza ku mashuri ku itariki zisanga 8 z'ukwezi kwa 9. Bivuze ngo niho amashuri azatangira. Ubwo mbaye neguza ababyeyi kugurira abana babo amakayi, amanifomo, kugira ngo bazabone uburyo ki bajya ku ishuri bameze neza. Nanone kuva mu wa 1 kugera mu wa 2 kugera mu wa 3 kugera mu wa 4 kugera mu wa 5, ndavuga senior 1 na senior 2 na senior 3, bisobanuye ko aba banyeshuri bose basabwa ibi bikurikira ndibuze kubabwira no ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ndetse iri ni itangazo NESA yashyize hanze kugira ngo ikangurire ababyeyi babe bitegura hakiri kare kugira ngo bagure ibikoresho by'abanyeshuri. Turagaruka ku kigo gishinzwe isuku n'isukura mu gihugu cy'u Rwanda
ndavuga wasake yagaragaje ko abaturage babuze amazi mu kwezi kwa karindwi mu matariki asanga 15, ndetse wasake yavuze yuko yari yarahuye n'imbogamizi cyangwa yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ese wasake yahuye n'izihe mbogamizi cyangwa wasake yahuye n'ikihe kibazo kugira ngo amazi abure mu mujyi wa Kigali? Wasake igaragaza yuko ibitembo bigemura amazi mu mujyi wa Kigali byari byaracitse kandi bituruka hano mu Nzove. Murabizi neza ko wasake ikora hano mu Nzove, bino bitembo bigemurira umujyi wa Kigali bituruka mu Nzove. Bivuze yuko ibi bitembo byari byagize ikibazo biracika, ndetse banagaragaza yuko ibigega byabo byegereye umujyi wa Kigali byari byashijemo amazi, ariko wasake yavuze yuko iri kubaka ibindi bigega kugira ngo abaturage bajye babona amazi neza ku gihe. Bisobanuye yuko ibi bigega muri kureba biri kuri Kidasamura TV Rwanda nagiye gukamera, bivuze ngo ibi bigega ni ibya wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura. Wasake yavuze yuko nta muturage utuye mu mujyi wa Kigali uzongera kubura amazi bitewe nuko ngo amazi yabaye make. Gusa Kanombe, Gicukiro, Kabeza na Kimironko na Kimihurura mu masaha ashyira saa 10 yo kuwa gatanu amazi azabura ku buryo azagaruka saa 2 z'ijoro. Rero wasake yavuze yuko abantu bafite ibigega ubwo batangira kuvoma kugira ngo batazabura amazi. Ku izo tariki nababwiye abadafite ibigega bafite amabuni ubwo bavoma amazi kugira ngo amazi atazigera abura, bakabura amazi yo gukoresha. Wasake ni ikigo kitumenya nk'abanyarwanda cyangwa kiduhereza amazi nta buzima nta amazi, cyangwa n'amazi nta buzima. Ni nko kuri bavuga ngo no money no life, bisobanuye ko rero n'amazi nta buzima. Turagaruka ku muturage utuye mu murenge wa Kanombe aho aheruka kuvoma amazi mu gishanga akayahereza abana be bakarwara ibicurane, aribwo rege cyangwa wasake yavuze yuko kuvoma amazi mu gishanga ni ukubura uko bakora, cyangwa impamvu bavomye amazi mu gishanga ni ukubera ko amazi yari yabuze. Ariko wasake kavuga yuko iyi mbogamizi yabaye itazongera kuba. Akangaka ni KRR kajemo, ariko yongeye kwisegura ku banyarwanda yuko amazi atazongera kubura. Hari umuyobozi wa wasake utuye mu karere ka Muhanga ubwo aheruka kurya amafaranga y'abaturage ababwira ko azabahereza amazi. Ayo mafaranga yatangiye kuyarya ku itariki zisanga 15 z'ukwezi kwa karindwi ubwo amazi yaburaga mu gihugu hose. Ni mu gihe rero uyu muyobozi ubugenzacyaha bwamuteye muri yombi akurikiranweho icyaha cyo kurya amafaranga y'abaturage babeshyaho ko azabaha amazi adafatiye ku muyoboro wa wasake. Ubwo aya mafaranga yariye akaba ubugenzacyaha bwaramuteye muri yombi kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo kurya ruswa kugira ngo ahereze abaturage amazi. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse ndongera mbagezeho itangazo rya NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu. NIDA yatangaje cyangwa irutse gutangaza indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu izabigenewe buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa umunyamahanga utuye mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa umwimukira utuye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Indangamuntu koranabuhanga irabareba. Hari abaturage bamaze iminsi bambaza ku by'indangamuntu koranabuhanga, ndaza kubibasobanurira mu kiganiro kiri buze gukurikira, ariko reka mbanze mbanyurizemo hano mbasobanurire. Hari uwamamagara arambwira ati ngiye ko mfite nimero y'indangamuntu, ariko indangamuntu yanjye nkaba narayitaye. Indangamuntu nayibona gute? Izi serivisi nazibona gute? Bivuze ko indangamuntu koranabuhanga izasohoka mu kwezi kwa mbere ku itariki zisanga 15 z'ukwezi kwa mbere ubwo umwaka ni 2026 nibwo izi ndangamuntu koranabuhanga zizasohoka zikagezwa hanze. Ariko bivuze ko umuntu wese ushaka ino ndangamuntu yajya kwiyandikisha kugira ngo indangamuntu yiwe bazatangire ihita isohoka ahite ayihabwa. Bivuze ngo rero indangamuntu koranabuhanga ni igisubizo cy'abanyarwanda, cyangwa ibyemezo by'inama y'abaminisitiri barateranye biga ku iki kibazo kugira ngo bazane indangamuntu koranabuhanga, birangira bazigejeje mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero izi ndangamuntu zizatangira gukora vuba ahangaha. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera. Nimba muri kumwe mu makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkomo. Ushaka kubaza ku bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga, ushaka indangamuntu koranabuhanga udafite uburyo ki wabigenza, cyangwa umvise kino kiganiro none ahangaha ugashaka gusobanuza byinshi cyangwa ugashaka kumenya byinshi, wahamagara kuri 078846028885 tukagusobanurira aho wajya gukura indangamuntu koranabuhanga cyangwa uburyo ki wayibona. Inzira bicamo ni
iyihe? Hari abambajije ngo ese bica ku irembo kugira ngo umuntu ino ndangamuntu ayibone, bivuze ngo mu minsi iri imbere izi serivisi nazo zizagezwa ku irembo, ariko mu mwanya cyangwa mu iki cyiciro iyi sisitemu yashyizwe hanze ariko ntabwo iratangira gusohora izi ndangamuntu koranabuhanga. Hari ikiganiro nimerutse kubakorera ndi kumwe n'abaturage bagiye kwiyandikisha ku ndangamuntu koranabuhanga. Icyo kiganiro mujye mukirebe murebe urubyiruko rwagiye kwiyandikisha kugira ngo bazahabwe izi